ariko Uganda namwe murabizi ko ntago ari ibintu biba byoroshye kubayo no gukora buri munota ukora nk'umutima. Akanya rero yaje kudusura, hari ibyo yasanze uko tumeze, afite uko yasanze tumeze, arabizi byose yabibonye. Nyine biba bigoranye pe, uko waba umeze kose uraruha, none umaze nk'igihe utagenda nyine birakugora tu. Hako nyine biterwa n'icyo ushaka. Nyine nageze mu rugo ngera kwa mukuru wanjye nsanga sha mana yanjye, ndashimira abantu bose badusengeye yongeyo. Okay, murabizi subo hari abantu batagira ibibazo se, ariko nyine mu rugo n'amahoro nyine, ariko ibibazo ni bimwe bisanzwe nyine bitari grave nyine ku buryo byatuma nyine haba ikibazo gikomeye. Nyine tumeze neza, nge naje nje gusura mukuru wanjye, murabizi nyine akenshi ninjye akenshi dukominikana, niyo mpamvu naje nje kumureba. Nabizi nasize bwa mbere nyine bitunganyeho bimeze neza, rero nashaka kugira ngo nkomfirime neza ko bimeze neza. Kandi deja reka mbabwire banyarwandakazi, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalingo mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV. Nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ni Sado na Manzi nk'ibisanzwe kuri kamera ndetse na mikoro za Manzi na Innocent TV. Muri kwabona umuntu mumuheruka kera cyane, ariko ngewe sindi bumwakira ari yaki. Kene kizami Sinya ninda muri yo nakire mutumirwa urera. Okay. Wow. Kamera mabo byita gute mu Kinyarwanda? Arabizi se. Oya. No muki. Muri murabatamu ubwo bari mwandika muri comment. Abari cyane. Ubwo bari muri na madame wawe. Gusa ubwo nge sinakwita bofre. Ni bofre nyine. Nge nakwita bofre. Ako mu Kinyarwanda nabyo nzi. Muratwandikira mutubwire. Sebu. Muramukazi. Bwo nawe ari umugore wawe. Bo. Okay. Murakoze. Mbanje kubasuhuza abanyarwandakazi, inshuti zanjye, abankunda, abari kwiga kunkunda. Nyine ni ibintu mwese ingeri zose nyine ndabasuhuje nyine pe, si byose. Murabizi nitwa Jackie, ndi muri muna Innocent murabizi. Hari haciye igihe nagaruka kuri kamera ariko ndagarutse nyine tu. Gacyahari. Murakoze. Nawe ntagaheruka kuri kamera, aho noneho nabereye umunyamakuru w'iki kinyamakuru, ntagaheruka kuri kamera. No kuvuga ngo amaze iminsi 2 avuye mu gihugu cya Uganda cy'abaturanyi, aje gusura umukuru we umuryango kugira ngo abone ese byaje kugenda neza. Nkuko mwabibonye rero umwana yaje kuza, ubu ngubu ari mu ishuri inaha, ari kwiga, nta kibazo na kimwe afite. Ariko Uganda namwe murabizi ko ntago ari ibintu biba byoroshye kubayo no gukora buri munota ukora nk'umutima. Akanya rero yaje kudusura, hari ibyo yasanze uko tumeze, afite uko yasanze tumeze, arabizi byose yabibonye. Rero aka kanya namusabye kugira ngo yicare hano kuri iki kinyamakuru atubwire urugendo rwe yagize, uko byagenze, ntiyarahuriyemo n'imbogamizi, niwe yarabigenje gute, hanyuma kigera hano afite uko yadusanze tubanye tumeze, kuko nagize amahirwe mbona akazi ko gukora kuri iki kinyamakuru, yanabyishimiye. Ese kwanza urabanza tubwire urugendo wagize, uko byagenze, wasanze mu rugo bimeze biti? Okay, murakoze. Urugendo kuno narubonye nyine biba bigoranye nyine kugenda ukamara iminsi mu modoka, biragoye nyine ibintu
nyine biba bigoranye pe uko waba umeze kose uraruha none umaze nk'igihe utagenda nyine birakugora tu hako nyine biterwa n'icyo ushaka nyine nageze mu rugo ngera kwa mukuru wanjye nsanga shamana yanjye ndashimira abantu bose badusengeye murabizi ko twanyuze mu bintu bitari byiza bigoranye by'amakuba ariko nyine ndabashimira ko mwadusengeye bikanyuramo neza umwana twaramubonye murabizi ko nawe yiga pe ndabashimiye ku masengesho yanyu mwadukoreye pe ndabashimiye ubu tumeze neza nabo bameze neza nicyo kintu cya mbere nishimiye ubundi pe ni urugo rushima Imana pe ati ni urugo rushima Imana nk'uko nakomeje kubibabwira namwe mukaba mubizi ko nyine ari urugo rugomba gushima Imana. Ijute mwana wa mama ngomba kwijuta kuko nyine ijute mwana wa mama nukuri nta kundi ngomba kubabwira nkanyuzamo n'ako kantu ko gusetsa ibintu bikagenda neza mu by'ukuri. Ukimara gusanga mu rugo ari sawa abantu bafite amatsiko yo kumenya ese mu rugo i Bugande ho umumeze mute, ese waba icyakuzanye koko ari ugusura cyangwa se hari ibindi bibazo byabereye mu rugo iyo ngiyo. murabizi subu hari abantu batagira ibibazo se ariko nyine mu rugo n'amahoro nyine ariko ibibazo ni bimwe bisanzwe nyine bitari grave nyine ku buryo byatuma nyine haba ikibazo gikomeye. Nyine tumeze neza nge naje nje gusura mukuru wanjye murabizi nyine akenshi n'ingiye akenshi dukominikana niyo mpamvu naje nje kumureba nabizi nasize bwa mbere nyine bitunganyeho bimeze neza rero nashaka kugira ngo nkomfirime neza ko bimeze neza kandi deja reka mbabwire abanyarwandakazi umubyeyi wanjye yambwiye mbasuhuze mwarakoze kudusengera nyine pe biriya bihe bigoye byari bikwiriye amasengesho kuko nta kindi twari gukora. Nicyo kintu mbashimira mwarakoze ndi kubivuga mu cyimbo cya mama pe mwarakoze ntako mutagize ndashimira buri muntu wese wicaga akavuga ati Mana ndagusabye Innocente bigende neza umugabo we asubire ku murongo ave mu bintu by'abakobwa Mana yanjye ndabashimiye pe cyane mbikuye ku mutima pe mwarakoze. Baradusengeye rero n'ibyo ibyo bintu ntago bigeheruka kuvugwa n'intambara n'iki ariko mu by'ukuri abantu barashaka kumenya nge ndi umunyamakuru maze iminsi ndi umunyamakuru hano ariko hari ikivideo bagize gutya barabona baba we ikivideo ariko Mana ya ikivideo byagenze biti ikivideo urakizi cyangwa ntakizi tukoza nagenze ndabona pe umuntu w'umugabo ufite umwana ku gasozi cyo koze ikintu wakoze watumye mama yongera kugwa muri koma kuko pe nta kindi navuga kuko noneho yumvishe mama yumvishe nongeye kubisubiramo wa muntu reka duceceke turekera ahangaha rwose icyo kiganiro gikureho ni ukuri kw'Imana pe. Reka nkubwire njyewe mu by'ukuri nakubeshye iki kivideo abantu barakizi hano kuri Manzara Innocente TV barakizi barakibonye gusa Perezida wa Repubulika kiriya kivideo yigeze kukivugaho kameramani ndizera ko ari tayari aze anyuzeho ijambo yigeze kuvuga avuga bati yaravuze ati ese nk'ubu ko muba murata ubwo busa bwanyu donc niba yaravuze ati muzika ari ndubukeneye niba muvuga ati ubwo busa bwanyu ninde ugirete simbi no mu mutwe wareba ati abantu barata ubusa no mu mutwe baba bambaye ubusa akivuga atyo nahise nkihuru nakubeshye nahise mpamagara abantu bankoresheje biriya bintu babikameye bahita bagihurutuza aho ntago kiriho. Ubanza ariko ayo mpamvu wabaye umunyamakuru? Ntabwo ariyo mpamvu nabaye umunyamakuru ahubwo umuntu aguhereza akazi cyangwa aguha akazi bitewe n'imyitwarire uri kugenda ugira. Nk'ubu iyo bafunze umuntu bamuhereza nyine bitewe n'umuntu uwo ari we ariko hari uwo bakatira utamwana mama hari uwo bakatira hari no bakatira igifungo gisubitse nk'umwaka usubitse cyangwa igihe runaka gisubitse. Ngo mu gihe runaka wongeye gukora ari amakosa
bagahita bagufunga cya gifungo bagukatiye gisobetse. Muri make icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki, dusoza wenda nshatse kuvuga ko ibyampesheje akazi naritonze ndanakizwa ndasenga cyane. Nyuma y'icyo kivideo ntabwo cyavuyeho ari uko perezida bivuze, ariko yanabivuze cyamaze no kuvaho, kuko nabisabye ko kigomba kuvaho. Nasabye ko kigomba kuvaho, bagikuraho. Bamaze kugikuraho, mfata umwanzuro wo kuyoboka Imana. Tuyoboka Imana, turasenga, tujya mu masengesho mu butayu nayo hagiye hatandukanye. Nagiye mu butayu barabibonye, ndasenga ndiyiriza. Nyuma rero mu kirabibonye aravuga ati nk'uyu muntu nta kintu namufasha, reka muhereza akazi njye muhemba wenda ku kwezi n'utwo duceri twinjire. Nako ahubwo nabaye umunyamakuru, ariko ntaho bihuriye na biriya, ariko biriya barikuyeho. Mana yanjye uwo muntu waguhaye akazi ndamushimiye mbivuye ku mutima, kuko mu rugo nta kibazo dufite, tumeze neza. Yarakoze pe, nukuri mva mw'abantu mwe wenda sinzi, wenda reka musabe n'umunyamakuru basi rimwe azabazengurutse mu rugo murebe na Innocent ahari n'umwana nyine bafunze, nuko Imana murebe ukuntu bimeze, mba mwakishima, kuko nanjye ndishimye. Usibye akantu kamwe, iriya video niyo itumye nongera kubyibuka nyine, ariko nyine ndishimye pe cyane cyane. Mw'abantu mwe ndishimye. Donc ibyo babyandike muri comment, batubwire niba babishaka, tuzabatembereza turebe. Mu by'ukuri bampaye akazi, meze neza, sinkisabiriza. Nanjye nabaye umunyamakuru, zankizwa n'iki? Ayo umunyamakuru sinkisabiriza, nsigaye mba mu kazu wenda nubwo kadashama akatarakanjye niko nabyita, akatarakanjye nkakodesha, ariko uko biri kose mba mu nzu itari mbi. Nk'iyo umunyamakuru nyine muri quartier barantinya ngo ni umunyamakuru usohotse mu gipangu. Arumva Rose ndamushimiye cyane. Rose ni mama wacu ba mu Bwongereza, ndamushimiye. Ariko nawe naza inaha mu Rwanda zadusure, adashamaje nkakodesha atarakanje, ariko nkabamo, uko ubuzima bugakomeza. Umwana yiga mu ishuri ryiza, kandi nta kibazo na kimwe umuntu ahura nacyo. Gusa ntago nihenuye ku bantu simbiyemeyeho. Burya hari igihe umuntu abeshya akavuga ati ngiye kubeshya kugira ngo abantu bamfashe, ariko niba unkunda ntabwo uzamfasha, ngo ntabwo uzanga kumfasha ngo nuko wenda ngo umwana ngo bimeze gutya na gutya, cyangwa muri ubwo bushobozi. Ese ubwo niba mpembwa nkahembwa 200 ku kwezi, 200 ijana nkaryishyura inzu, irindi 100 tukarirya, ngo nsigarana iki? Ntabwo wabura kumfasha. Ariko nta kibazo, ntacyo bitwaye, natwe twakwakiriye mu rugo. Yego pe, nishimye nako mutagize pe, nishimye pe cyane. Dusoza niki wabwira abantu badukurikiye bakurikiranye biriya bintu byose kugeza kuba wenda umuntu abonye uruhumekero? Sicyo nababwira, nk'abantu mwe ndabashimiye cyane, ariko nanone ndabasabye nyine nago wenda warasenze kugira ngo ikibazo gikemuke ngo urekere gusenga. Nk'abantu mwe ndabasabye dukomeze dusenge, uru rugo rukomeze rukomere, cyane akomeza umunyamakuru atazongera kongera gusora aya mavideo ameze kuri umwuga nabwo, kuko hari igihe uba umunyamakuru ukiba abantu, ukabeshya abantu, ukagira gute, ukomeza kuba umunyamakuru ariko w'umwuga uzi ibyo akora, kandi nanone w'ikinyabupfura. Wa mukobwa nuko byagenze ute? Yego mana, nk'abantu mwe muzi byose tunyura, ariko mana we ngatwarwaye. Hanyuma reka nanjye mbashimire cyane kuba mwakomeje kudukurikira. Imana ibahereze umugisha, kuko hari ibyo yari yagiye kwinjiramo ntagomba, cyangwa se ntasaba kuba nakumva, nasabwa cyane muri aya masaha. Namwe reka mbashimire cyane kuba mwadukurikiranye, kandi mukore subscribe tuye tubana 5. Niba mumukeneye muzamubona garuke abaganirize iyi nkuru twongeye tuyisubukure, ikindi tubajyane mu rugo, mutwandikire muri comment, tubajyane mu rugo mumenye Innocent mumuganirize. Ibi biganiro bizajya biba biryoshye, sibyo? Yego.
biba biryoshye baganirize tubereke ubuzima bwacu uko tubayeho tunabagiye n'ahandi hagiye hatandukanye kora subscribe like share na comment ke tubana gatanu Rwanda iyi ni Manzi na Innocent TV ni Sado na Manzi